rero uri umusitari ujya ubyemera byo? oya sinjya mbyemera ibyo, nemera ko ndi umurongo ahubwo. Je nakunze kuririmba kuva kera, twagiraga umubyeyi ukunda kubitwigisha akatubwira ati kandi nimutaririmba ati muzaba ibigwari. Bushara uramuzi cyane nakundaga Jay Polly cyane uramukunda cyane. ari indirimbo ze waba wibuka? Kanaririmba akasiga kunzimiye ku musenyi mu rugamba. Icyo abana barwinjiyemo neza, ariko abanjye ntibashoboye kugera ino. Ariko umukobwa yarahageze, abahungu babiri baguye ku rugamba. Tugeze ino umukobwa nawe ararwara arapfa. Mbahaye ikaze bakunzi b'Inganje Rwanda. Inganje Rwanda ije kubatekerereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu, kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo, kugira ngo murusheho kumenya icyo muri cyo. Uyu munsi rero turi kumwe mu gace kacu k'Inganje Rwanda, turi kumwe n'umushyitsi udasanzwe, umumama kuri benshi, umubyeyi kuri benshi, umuhanzi wagize uruhare rukomeye mu isana mitima, wagize uruhare rukomeye muri byinshi mu gutera imbaraga abantu. Ni byinshi sinabivuga ngo mbirangize. Munyemerere muhe ikaze, mbahaye ikaze mama Maria Yohana. Rakoze. Yego. Ndabasuhuje, nitwa Rutaremara, nkaba ndi umunyamakuru w'Inganje Rwanda. Nishimiye kuba ndi kumwe nawe. Twahoze tuganira nkubwira ko usibye ko uretse ko ari ikiganiro, n'ubusanzwe nakifuza kwicarana nawe tukaganira, ariko birahuriranye bibaye ikiganiro. Buriya ndaza gufata umwanya nisubiremo numve neza. Iyo umuntu ari mu kiganiro ntabwo aba ari kubyumva neza, ariko iyo tubishyize ku buryo bw'amashusho umuntu afata umwanya akaba yabyumva umwaka umwe, 2, 3, 4, 5 agahora abyumva. Mbahaye ikaze. Buriya wenda dutangira kugira ngo twinjire mu kiganiro, iyo wowe wicaye uri wenyine, twe hanze dufite uko tugufata, abantu bafite uko bakuzi, ushobora kuba wemera cyangwa utemera, ariko iyo uri wenyine, wicaye wenyine mu ijoro cyangwa wicaye wenyine, wumva uri muntu ki, wumva uri nde? Mbanze ngushimire, kandi nshimishijwe nuko wishimye kubonana nanjye. Abanyamakuru benshi maze kubamenyera, ahubwo warakererewe, ariko ubwo mbonye ukishima ntako bisa rwose. N'ubundi abantu bakuru, abana bakunda kubabona bakishima bagatangara, ibyo ntacyo rero ni byiza. Iyo nicaye jyenyine rero banza ntabyo ntekereza, usanga ndi jewe jyenyine nyirizina, nta bindi. Mba ndi Maria Yohana uko munyita. Okay. Twebwe rero tukubona, kugira ngo wenda nkumvishe uko tukubona, iyi ngiyi ni podcast, ni ikiganiro. Ushobora iyo bavuze podcast, nuko nshobora kukubwira ibyo numva nawe ukambwira, si ukukubaza gusa, nawe wambaza rwose. Ariko ngewe iyo nkubonye, nkubona uri nk'umumama. Okay, abamama bashobora kuba ari benshi, ariko uri nk'umumama, umumama w'igihugu, ubyaye benshi, nicyo navuga. Uri mama wacu twese. Ibyo ndabyemera. Yego. Iyo iteka umwana yishimiye ko umuntu mukuru abonye yamwita umubyeyi we, natwe biradushimisha. Ubwo rero munyita umubyeyi, ndi uwanyu kandi ndanabakunda. Nkunda urubyiruko, nkunda abana banyisanzuraho, ni ukuri, ni amahoro kuri ye. Ikindi rero uri umusitari ujya ubyemera byo? Oya sinjya mbyemera ibyo, nemera ko ndi umurongo ahubwo. Uri line ntabwo uri ndi umurongo wa wundi, umurongo ugiye kugira aho uca ahangaha, uyu ni umurongo, uwo murongo ukazageraho kugeza uwukurikiye. Yego, uri umurongo.
Okay, mu kinyarwanda wenda tubikoze uzwi n'abantu benshi cyane, ntabwo bijya bibaho uri mu nzira ugahura n'abantu ariko bibaho ni ngombwa. Rero twe urubyiruko twumva ko uri umuntu umenyeka uzwi na benshi cyane, ariko njya nuko ndi muremure cyane. banza ariko ndi muremure cyane, ariko byo natangaye mukiri bato mwasaga gute? Wari muremure cyane? Nari gato cyane kandi nkaba na muremure. Ubanza iyo Miss Rwanda ibibaho ariko yewe hariho hajya kumbuza kuba Miss. Ujuje ibisabwa uri umumama mwiza. Ibisabwa ni uburebure gusa nawe ntabwo byose. Cyakora nta wanga ibye ngo bimeze bite. Njyewe kuva nabaho sinkubeshye ntabwo ari amakabya nkuru. Nibwo bwa mbere nabona umuntu ungana nkawe. Imyaka yawe tuba tuyizi kubera aho muba muri henshi hatandukanye, umeze gutyo usa neza gutyo. Ubwo rero reka nzamurire ukuboko Imana. Amen, amen. Ukubigushimira cyane rwose no kwitaho cyane. Mu by'ukuri iyo urebye uhuye nawe w'imyaka 20 ugahura nawe ufite imyaka 20 wamubwira iki? Mariya Yohana, mama Mariya Yohana ufite imyaka 20. Jewe mfite 20. Uhuye nawe w'imyaka 20 umva wamubwira iki? Sindahasobanukirwa neza. Icyo nshaka kuvuga, ufite imyaka 20. Umuntu se? Wowe. Jewe mfite 20. Ni ikibazo nshobora kumva ko ngiye kucyumva umbwira. Ufite imyaka 20. Uhuye nawe wowe w'imyaka 20 aka kanya. Wamubwira iki ungana gutya? Niki kintu wabwira wakumva tucyoroheje? Niki kintu cy'imyaka 20 waba warakoze utakoze? Ufite imyaka 20. Ufite imyaka 20. Ubanza ntacyo. Banza narakoze byinshi by'imyaka yanjye. Narakubaganaga, nakundaga gutera imipira. Cyane cyane uretse na gikobwa dufite imipira twateraga, ariko nkumva ni abahungu nawe utera. Ntabwo niyumvagamo umuntu ukomeye kuko nari mfite urubavu rworoshye kandi nkumva ibintu byose nabishobora. Najyaga muri bya gymnastique. Ndibuka ariko yo na 20 yo nari nyirengeje tumaze kuba impunzi ku ngoma turi muri Uganda, niho twari twarahungiye ku ngoma ya Idi Amin. Yigeze gushaka abantu 2 ku mashuri yose ya Uganda, baza gukora gymnastique y'abakoreya Kampala. Nari mfite urubavu ruteye ubwoba ruto cyane. Nshaka no kubyanga mbwira headmaster wanjye ndamubwira ariko hari abo twagombaga kujyana n'abakobwa, umwe yaronsaga undi yari afite inda. Ndamubwira ariko nanjye mfite inda ati niyo ibiryo ndabona ntayifite. Ubwo njya mu bya gymnastique rwose bakandeba bagasanga kandi ntabwo nari nkuze. Urumva rero cyewe mu myaka yanjye 20 nari nteye ubwoba. Usanga ntacyo wicuza utakoze. Ni byiza cyane. Usanga twebwe urubyiruko dutakaza umwanya wo gukora rwose ntacyo bitwaye, ukumva ntacyo kurangaza. Mbere yuko twinjira mu amateka yawe ni menshi cyane, turakuzi. Ndagerageza kubaza ibibazo bitabajijwe, usibye ko bigoye ko bitewe n'abantu benshi mwahuye ko umuntu yabaza ikibazo batakubajijeho. Impamvu rero y'Inganje Rwanda, umwihariko wacu ni ukugira ngo tubaze dukoresha abantu basa nkaho bafite icyo gusa bafite icyo bamariye iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse kugira ngo dusigasire ndetse tugire n'ibyo tubigiraho byinshi cyane. Iyo urebye urubyiruko ukatureba twebwe uko tumeze,
uko twitwara, uko tugenda. Hari imvugo ivuga ngo ibihe bikomeye bikora abantu bakomeye, hanyuma abantu bakomeye bagakora ibihe byiza, ibihe byoroshye nyine by'umutekano, noneho bya bihe byiza bikaza kongera bigakora abantu nta kigenda, badafite imbaraga. nk'urugero ubu turi mu bihe byiza by'amahoro, mwagizemo uruhare n'abandi, ariko bishobora kuba byatusubiza mu bihe bibi. Iyo mubibonye mubona ubu dufite amahoro, umuntu ariga batamubuza kwiga. Iyo urebye urubyiruko nkatwe ubona turi gukora ibihe bikomeye, ubona tutari gusubira inyuma, cyangwa ubona tugerageza. Waduha amanota angahe utugereranyije? menshi kandi make. menshi kandi ariko aho mugeze aha ni ukuri ni byiza, ni byiza. mufite noneho reka tubivuge dutyo, noneho murumva, mumaze gushishoza, mumaze kureba ikibi n'icyiza, ariko ntimubura bamwe bateshuka nanone bakidagadura mu bintu bitari byo, kandi murabwirwa bihagije. Mwarabwiwe, mwavuye ahantu habi namwe, kuko ibyo ababaruta bababwira mwarabyemeye, ariko noneho mukageraho mukongera mugateshuka, mukumva ugeze ahantu wiyumva ko ari wowe, noneho ukabyica rero, ukajya mu biyobyabwenge. Icyo kintu ntimwibuke ko ubwenge ari bwo butwara umuntu, bumugenga, bumuyobora mu byo akora, ariko mukanga mukajya mu biyobyabwenge, ari inzoga, mugahera mu kuryoherwa, ari agatabi, kumva udafashe agatabi utya, waba utanyoye, noneho ukarenza ugashyiraho na ka kandi bita ko ku mugongo w'ingona. nawe urakaza narakumvise da. noneho iyo uteshutse rero nibwo usanga ukwiye umuntu ukubwira ngo nyamuna ugaruka sigaho. abo rero ni twebwe, twe nimuke twumva twe turakuze, ariko nibura hari n'abandi twakurishije bakuru bumvise ko bakuze abo twabyaye, noneho bababwira bati nyamuna aha siho, mwatugirira imbabazi mukadukundira, bikagenda neza. ubuteshutse leta iti reka dushyireho amagororero, mukajya hahantu kandi ntimumenye ko ari igisebo. ikibazo. turi kumwe kandi na Stream Jesus Entertainment TV, nayo turi kumwe muri iki kiganiro. Ariko ndagira ngo mubaze, uri umuhanzi uzwi, ese ni ryari wamenye ko ufite, kuko kuririmba twese turaririmba, ariko ni ryari wumvisha ati rero iri jwi ryanjye ritandukanye n'iry'abandi, kuko bose baririmba ntabwo bajya muri studio ngo bakore indirimbo. Ni ryari wumvisha ati impano yanjye itandukanye n'iy'abandi, yakora ibintu bikomeye, kuko nicyo kintu abantu bakuzeho cyane. Uri umuhanzi mwiza cyane. yewe reka nkubwire rero, ntabwo njya nemera ko ndi umuhanzi w'igitangaza, ariko kandi njye nakunze kuririmba kuva kera. twagiraga umubyeyi ukunda kubitwigisha, akatubwira ati kandi nimutaririmba ati muzaba ibigwari. noneho jewe nyine ka kageso ko gukunda gukora ibintu. Kuki yababwiraga ngo muzaba ibigwari? Kuririmba ni ibintu byiza cyane. Yumvaga kuko uririmbye ufite amahoro y'umutima, kandi ujya naho abandi bari kumva uririmbye nyine. Ati nabaci muzaba ibigwari. Nuko umuswa rwose. Urumva ntiyavugaga iby'amashuri by'iki, ariko yakonaga nko mu ntore, mu babyinnyi, ibintu bene ibyo. Ababyeyi banyu babiterwaga n'iki? Kubera ko n'aka kanya rwose umwana iyo aririmbye agavuga ko azaba muri umuhanzi, ahubwo ababyeyi baramucyaha bakavuga have nta muhanzi muzima na wewe. None muri icyo gihe cya kera ahubwo baravugaga ngo wiririmbire nta kibazo. Baririmbaga ariko mu rugo
cyane cyane twebwe abakobwa yego uri mu rugo yaba waba mwumvise indirimbo ahantu cyangwa yayizanye kuko nabo ababyeyi bagiraga amatorero noneho ukagira rero ukayitaho ukayiririmba ukabimenya aho rero niho yashaka ko tugira muri iyi minsi ukunda uwe muhanzi rero ndabakunda bose bose urabakunda kuko ndakwiyemye ari umuhanzi ushobora kuvuga ati uyu nguyu we uzi abahe none bose abo bozi nanjye ndabazi Bushari uramuzi cyane ndamuzi Bushari naba nangajwe nuko umuzi Bushari ariko bose ndabazi nuko tutavuga mubona turi bakuru kugira ngo ntabo tuzi turabazi ariko we ukubamenya nta cyaba gitangaje kuko nirwo ruganda urimo ndurimo ariko ntabwo tugendana cyane nabo tukata uririmba ibyo ushoboye ukabaye ariko ukazamukubita wijisho ukamumenya ariko burya cyane akundaga Jay Polly cyane cyane Imana ibuheruko ridashira Jay Polly Imana yawe ari mwana Imana iba yaramwakiriye neza yari umuhanzi mwiza cyane ari indirimbo ze waba wibuka kanaririmba akasiga kunzimiza ku musenyi ku musenyi oya rwose yari umwana mwiza cyane yagiraga n'umutima mwiza byonyine bakanagukundira akamenya kuri mukuru akabikubwira ati ndagukunda nanjye kandi koko nukurikiye naramukundaga hari cyane indirimbo mufitanye yego nayo ariko mwigeze kugira ibihe byo guhura twarahuraga kenshi yego bwe niki cyabahuzaga ni ibi by'indirimbo cyane biranangaje kuba wari umuzi Jay Polly Jay Polly yari umwana mwiza cyane nirihe somo waba warakuye yaririmbaga ibintu byumvikana bisa n'ibyigisha yego cyane nibyo rwose nta rwibutso na rumwe waba umufiteho nk'umuntu mbwiye ko mwahuraga cyane ntabwo twahuraga cyane ariko kenshi tunakwitanya nk'uko twahurira aha ngaha mami ndagukunda Jay Polly ndagukunda ni ukuvuga ngo injyana ya hip hop ndayikunda uze wazadukubise akaririmbo ka hip hop mwakubita inshyi indirimbo intsinzi n'indirimbo y'ibihe byose nuko urasubira cyandika indirimbo cyangwa washyizeho akadomo akakiraho akadomo se ugira ngo waririmbye birahera ubu hari indirimbo cyandika ndacyagerageza duke biratangaje cyane kumva ukunda umuhanzi Jay Polly yagize indirimbo nziza cyane kandi si nawe wenyine mu bantu bamukunda baba bakuze ariko baramukundaga mama yego nta wundi ushobora kuba uriho ubu ngubu ubona uri kwitwara neza ndabakunda ndamuvuga kuko n'ubundi bwose bari babizi ko twuzura ariko kandi hari n'uwo twakoranye indirimbo niba utamuzi si uvuga wakoranye indirimbo n'abantu benshi ntabwo ari benshi wakoze indirimbo uri mu ndirimbo ariko se ikibazo imise mbonera aho ngaho hari indirimbo mwakoze ya Nyampinga waririmbyemo neza cyane ndabigushimiye cyane wakoranye n'abahanzi benshi harimo abakobwa benshi abahanzikazi benshi hanyuma Nyampinga Miss Rwanda iri mu biganiro abantu benshi bari kubivugaho muri iyi minsi ko ari yarafunzwe urabizi ko itagikora usanga kiriya ari igikorwa cyari abantu benshi bavuga ko bamwe bavuga ko ntacyo yari imaze abandi bakavuga ko yari ifite ikimaze ndetse abandi bagasaba ko yagaruka abana b'abakobwa bakuze bafite inzozi zo kuba abamisi ubona wowe ubona ku ruhande rwawe ubibona gute niba yarafunzwe kubera impamvu ubwo ni leta yinjiyemo irareba isanga yego icyo gihe ntacyo umuntu avuga byakeye uko biri yego birumvikana ariko se navuga mugenzi wanjye yari kumbwira ko nakubaza ku ntandaro
y'iriya ndirimbo ya Nyampinga niki cyatumye muyiririmba? ni batonzi bampamagaye bambwira ko bagiye gushaka indirimbo. Yego, ni Tonzi waguhamagaye? Ni Tonzi. Yego. Nuko njye cyangwa nyine sinzi niba ari umwe muri abo. Ninde wayanditse iriya ndirimbo? Bari batatu ngira ngo. Niba bari batatu bayitangiye, hanyuma barambwira ngo nze dufatanye njyayo. Yego. Urimo uratwumva neza? Okay. Ngiyeyo rero nibwo nashyize mu biriya. Okay. Ni byiza. Nihe ndangagaciro mu muziki? Ndakubaza byinshi aho ngaho. Ubona yazimiye? Yego. Niba abandi batuvangira bagashyiramo ego rega muraberwa mu kunda gushaka ibishya mugashyiramo indirimbo z'amahanga. Ni byiza rwose, ni byiza kumenya n'iby'ahandi, ariko mukibagirwa mukabiheramo. Ntimurebe ko ibyacu ari byo byawe bya mbere, kuko abandi nabo baririmba ibyabo tukabishaka. Njyewe ngiye kuzaba igitangaza. Abonye abazungu bicaye mu kantu k'agatsiko bararirimba intsinzi. Yego cyane, intsinzi cyane. Rero nawe nuhimbi yawe nawe bakayicuranga ko noneho tuzamenya ko u Rwanda tugiye gutanga indirimbo. Sinabibonye nto, sinzi ibyo ari byo. Niba ari abashaka kumenya ibyacu, niba ari twebwe twayitanzeyo, simbizi. Ubwo si igihe byavuyeho, nari nibeshyeye. Ariko kandi abandi umuziki wacu ukwiye kujya hejuru y'abo ngabo, natwe tukagira icyo twiganwaho. Ubona bishoboka? Byabuzwa n'ikisi? Birashoboka, nta kinanira abantu iyo ukijyanye mu gihe cyiza. Pardon. Iyo bishyize mu bintu byiza nta cyananirana. Yego. Kandi bwira ko n'igihugu cyacu kitabyanga. Ntago babyanga. Twumva baririmba indirimbo yacu natwe nk'uko namwe muririmba izabo. Ubu naraye makosa abahanzi bakora ab'iki gihe. Ntabwo se umuntu uririmba ugira ngo umuntu yamenya byinshi, hari n'ibyo wumva ukumva n'ishyano. Umuhanzi Cecile Kayirebwa nabakuriyemo ingofero. Bararirimba cyane. Ab'iki gihe? Ntuya ba Cecile. Ariko buriya Cecile Kayirebwa si mugenzi, navuga ko ari urugero, ari ikiragano mu kiragano kimwe. Mu kiragano kimwe gite? Navuga ko mwakoze umuziki mu bihe bimwe, cyangwa yatangiye imbere yawe. Ashobora ko areka kubera ko tutari hamwe mu bihugu. Yego. Twe twakoraga ibyacu iwacu, nabo bagakora ibyabo. Ntabwo rero ubwo namenya ngo yaba afite ikiragano kimeze gitya. Kandi noneho icyo bariya baturusha barabitangiye, bajya mu gihugu kizima. Yego. Bajya mu Burayi. Yego. Batangira kumenya ko ibyuma bivuga. Yego. Umuntu ashyira bene iki ngiki ku munwa akaririmba, hariya akaziyumva. Twese ko twari tumeze mu buhunzi bwacu. Wararirimbaga ukaririmba, ukegura agasambi wicayeho ukabikaho ka gapapuro niba wanditse. Yego. Niba ari mu mutwe abana bakabifata bakazabifata bakabisubiramo kongera ukabifata. Ntabwo twari tumeze nkabo, bagize amahirwe. Noneho rero wambwiye ko nahoze nkubaza abahanzi ntiwabambwiraho ari abo ukunda, ariko urababwira ko bazi bose. Ndamutse mvuze abahanzi babiri ugahitamo umwe, sinkubwiye ngo uhisemo umwiza, ariko uwo wumva uje hafi yawe niwe wahitamo. Wenda nkavuga Knowless, The Ben, umwe ugahitamo umwe.
nkaririmba ukwe bikaryoha undi akaririmba ukwe bikaryoha nanjye bose ndabakunda oya ugahita simukunda mu rwego rw'umukobwa mwiza wazamutse The Ben nawe afite ibyo aririmba nabyo bituma aririmba neza kandi agakundika sibyo. Okay, The Ben Bruce Melody icyo nshaka ni uguhitamo umwe gusa sinkubwiye ngo uramuko aho wuje mbere reka nkubwire ntabwo singukundira ariko urabazi ndabazi bose ariko ubu ngubu umaze gutwara nk'ibi amarushanwa umaze kwitabira n'ibihembo ushobora kuba waratwaye. ntabwo mbizi ntabyo ngira ahari nabonye mu nzu harimo ibihembo byinshi. iyo nzu waje kuyigenzura waje uje kureba niyo mpamvu ngikubajije abanyikundira gusa bakamutuntu ntabwo ari byo umuziki ntabwo waba niba bakunda umuziki wanjye simbizi. Biramutse indirimbo yawe Intsinzi utarahebererwa igihembo ngewe rwose nazagishaka nkakikuzanira ngaho zanzanire se muhungu wanjye ndumva ubutanzaza nzanye igihembo ndabisezeranyije imbere y'abadukurikiye igihembo nge nzakizana cy'Intsinzi indirimbo y'ibihe byose indirimbo ngewe nari nzi ko nyimenya numvaga Intsinzi iyo bavuze numvaga indirimbo Intsinzi sinzi mbega indirimbo Intsinzi ihagarariye izindi ndirimbo zose mu buzima bwanjye kuko niyo ndirimbo numvishe bwa mbere iyo nsubije amaso inyuma nkumva nkibuka indirimbo naba narumvishe bwa mbere kuri radiyo mu bwana bwanjye nibuka Intsinzi urumva rero ni indirimbo rwose y'ibihe byose rero yabonye igihembo kinini utazi. ibyo nibyo nashakaga. icyo nabonye rero nabonye igihugu cyane naratashye kandi ntashye abana bayiririmbye bataha abashoboye kurokoka barayiririmbye barataha kandi n'abagiye bayizi Imana ibakirira amen mu mbaraga zayo uko isanzwe. nibyo ariko rwose ni igihugu ni igihugu ntumbaze ibindi birengaho ntumbaze Intsinzi ubundi mu bihugu byo hanze bajya bakora indirimbo y'ibihe byose bagakora indirimbo yakunzwe cyane ariko Intsinzi yagakwiye kuba ifite ibihembo byinshi niba itaranabigira sinzi ariko ababitegura bagomba rwose gushakira Intsinzi igihembo. bazaba bategura iki imyaka n'imyaka bakuzanira igihembo uragikwiriye icyo turanakibashimira cyane mama rwose turabibashimira cyane cyane ariko ibyo kimwe n'ababyeyi bacu n'abandi benshi ariko iyo ndirimbo kubw'umwihariko wayo indirimbo tucyumva n'aka kanya igikoreshwa n'ubu ngubu mu biki yagakwiye kuba ifite ibihembo kuko indirimbo zigira ibihembo subizi ko zigira ibihembo si indirimbo birashoboka ariko rero jewe ntacyo nigeze nyitekerezaho ngo ndayiririmbye bazampa igihembo oya nje nishimiye ko twayiririmbye nayiririmbye abo twaririmbanaga nabo tukayiririmbana hanyuma tukaza dutyo turirimba Intsinzi tugataha. oya nta kibazo nta kindi ni igihugu twarakibonye ibindi waza wikoreye akabindi k'urwo yego zazane n'abakanywa ariko Slim dushake igihembo cy'indirimbo niba kitaratangwa turagishaka tukizane turashaka ikindi aho ukandagira aho wereka urambika umusaya naho ni Intsinzi. wakomoje ku rugamba mu rugamba twinjiye mu mateka twari turi kuganira bisanzwe ariko ni ukuri gukomeye kurusha ibindi wanyuzemo niki waba waranyuzemo gikomeye kurusha ibindi mu rugamba mu rugamba twamaze kurambirwa kubivuga cyane ariko kandi nta kundi byagenda mu rugamba icyo abana barwinjiyemo neza bahara amaraso mu buzima bwabo
bemera kuyamena kugira ngo bazarebe iwabo. yego twajyaga tubabwira ko dufite igihugu cyo mu buki rwose ntabwo gisa. ariko abanjye ntibashoboye kugera ino. yego ariko umukobwa yarahageze. yego umukobwa yarahageze. abahungu babiri baguye ku rugamba. yego tugeze ino umukobwa nawe ararwara arapfa. yego muri 60 mu 1960. yego na rimwe 60 ngira ngo na rimwe. okay nkaho nibyo ibyo nari mbizi nibyo nta bundi. ariko kandi Imana yampaye umutima wo gukomera. yego nibyo nari mbawe gukomera sinjegajega. yego mbigize ubu nsanze mu karuri. ariko byose nabishyize inyuma nk'ikote. umwana wanjye w'umukobwa yarambwiye ati uramenye sinzumve aho nzaba ndi ko hari umuntu waza akakubwira ati bakambwira niwe wivugaga ati nkumva avuga ngo ambwira ngo ngwinire agakecuru kamaze abana kasaze. ndambwira nti humura. yego ni ukuri ntipe humura atuzakomera ntizakomera. Imana rero ndambwira nti Imana izabimfashamo. ubwo ni ibyo cyo kishoboye kuba kiri mu kintu cyagukomeje ukaba ugihagaze cyane. nicyo ngiye kukubaza. sindandabirana mu mutima ngo ndapfuye bibaye bityo ya teka ndakomera. kandi nanone iyo nkatwe rwose tukwita mama uba wumva ko bafite abana benshi cyane. nanjye ndabizi ko ndabakunda abana banjye mwese cyane rwose. nanjye uri mama rwose cyane usa nka mama wanjye cyane. ndaza kukwereka agasha ntawe wishuka. oya ndaje nkwereke nyine w'umuntu nta w'umuru nta oya ndi kuvuga gusa murasa amaso uko ndaza kukwereka ifoto. uze kunyereka ndi murasa cyane rwose. nicyo kibazo rwose nari ngiye kukubaza ikintu cyabakomeje kigatuma mubaso. hari umushuti wanjye twaganiraga umubwira ko nje kukureba arambwira ati ikibazo utari bugende utamubajije umubajije nihe yakuye imbaraga zo gukomera. ariko ndatekereza ko hari ahandi hatari aho ngaho cyatumye mukomera. ni mu Mana nta handi. ni mu Mana kuko nayisabaga ko iza inkomeza nyine. yego musengera muri edini? ni umukatolike. okay cyane. Imana iramfasha. ikindi ni uko natekerezaga se ubu ndifata ndamera ngo bigende bite. yego oya ikindi ntabwo nigeze mba jyenyine mu nzu. nagombaga kubona abantu. yego okay. nese ubwo tusoza kuri icyo kibazo hari perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga inkuru sinzi nawe warayikurikiranye y'umumama yamubabaje cyane y'umumama wohereje abana ku rugamba hanyuma ngo baza gusubirayo ngo abana baguye ku rugamba. umumama aho kugira ngo agumane abandi bana afite ahubwo nabo yari afite arabohereza. aravuga ati nabo nibagende ku rugamba. nabo nibagende. iyo nkuru waba ntabwo nayumvise. ni inkuru yamukoze ku mutima cyane. uwo mubyeyi yego yabisubiyemo cyane nyakubahwa perezida abashimira cyane. mwigeze mugira amahirwe yo kuganira imbonankubone na nyakubahwa perezida Paul Kagame? ntabwo nagiyeyo ariko aranzi. yego ntabwo yaba atakuzi. bene twaratuzi mama. yego baratumenya. uzi hari ayanuze yitwa Ndabaga
Ndabaga ni aba mama cyangwa se abakobwa nk'aba mama nyine yego bagiye ku rugamba. Hari abo muziranye n'ubu ngubu mujya mugira ibiganiro mukaganira tukaganira. Iyo muganira wumva ibitekerezo ari ibihe cyangwa barashaje? Ntabwo bashaje ntimukadushajisha, ntabwo dushaje ku mibiri, wenda dufite utubando ariko kandi rya shyaka n'ishema twakuye mu byo twari turimo biracyadukurikira, kuko twe twari dufite itorero ryitwa Indahemuka. Yego. Hari Ndabaga, hari n'Indahemuka. Turi kugana ku musozo rero nakuvugishije byinshi cyane, ariko ni irihe somo rikomeye utekereza ko waba warigiye wigiye nyuma y'ibihe byose, y'ibyo bihe byose? Ni irihe somo rikomeye? Isomo iryanjye bwite. Iryanjye bwite ni ukwakira byose, ibyabayeho byose. Ababyeyi benshi barababaye, yego, kandi nkuramo inshingano zo gukora uko nshoboye, niba nzi kuririmba nyine kuko nabifatanyije n'icyunamo hose, nkabaririmbira nkabereka ko ibintu bishoboka, ko ibintu bishoboka, ariko kandi cyane cyane harimo kwiyumanganya ugashima Imana ko yaguhaye kubyakira, ukaba ugikomeye, noneho n'abandi bagakomera cyane. Ni byiza cyane. Ni iki iyo mu busanzwe ubundi se iyo waruhutse muri iyi minsi yawe, iyo wumva wisanzuye nyine wishimye, wagiye ukora iki? Hari abasanga wenda bati jyewe nyina agapira, sinzi ko ku myaka yawe ugikina agapira, ukora iki nyine wumva ko? Ndicara mu nzu yanjye, akavugo nadoze, mfite akamashini, ubundi hakavugo nakoze utuntu tw'amasaro, cyangwa akora bya bindi abakobwa bambara mu mutwe, n'utwo nkora. Amasaro ukayikorera? Ngakora rwose, ngakorera abana bakabona ibyo bambara babyina. Yego. Nayabonye ariko ni ukuyashaka. Yego. Ni ubuhe butumwa rero wifuza guha urubyiruko rw'u Rwanda? Icyambere ni ukubabwira ko mbakunda. Yego, natwe turagukunda. Merci. Yego. Uzantumikire iryo jambo, ndabakunda, ariko kandi ndabasaba kujya bihangana ntibateshuke, bazata agaciro. Cyo kintu cya mbere cy'umunyarwanda, kandi w'umwana nkamwe aho mugeze, nubwo waba warashatse ubyaye abana babiri uba ukiri umusore, rero b'abana ubahe urugero, bakugendereho nk'uko natwe twagendeye ku babyeyi bacu. Guta agaciro ni ikintu kibi. Hari umubyeyi wacu yaratubwiye ati, yatubwiye cyane cyane ibintu, iryo jambo ryitwa agaciro. Yaratubwiye ati uragenda mu nzira ugendana n'abantu, agaciro akagereranya n'ikintu, ati ukagenda wakwigira imbere ugata agaciro, ati agaciro ubwo ni ikintu ukoze, ariko jye mbigereranyije n'ikintu wari ufite mu ntoki ukagita. Ati utari uwawe agira cyakakireba akongera akigendera, ariko uwawe ariho, iyo gataye aragukurikira akagukomanga. Ati dore wataye agaciro. Ni kwa guhanana, ni kwa kubwirana ikizima, aha wigira utya wateshutse. Namwe rero ntimuzata agaciro. Ni inama nziza cyane. Hanyuma nk'urubyiruko duhindura iki? Ubona dukwiye guhindura iki? Erega mufite twinshi, namwe mujye, sibyo? Kandi unzi ko mukunda, nicyo kintu mugira, muzi kwigana, muzi gushwanyaguza ikintu ukaba wagikora neza, ntugishwanyaguze nurangiza ngo ukijugunye. Nta kibazo rwose. Turi kugana ku musozo. Urakoze cyane. Reka ndate ubutwari bw'inkotanyi.
turata ubutwari bw'inkotanyi tugana ku busozo ubutwari bw'inkotanyi ufite aho wahera ngo uburate cyangwa uburangize ese ugira ngo waba inkotanyi zaradushobokeye ziradukundira noneho turaziririmba yego cyane pe tugeze aho turirimba ngo perezida wacu akomeza ibirindiro akomeza intero yatangiye ntiyigeze ayireka yego tugikomeze twebwe no kuririmba tubikomeze akomeze ibirindiro ariko se murabonekerwa kuko intsinzi numvishe ko mwayiririmbye mbere muri 1992 yuko munatsinda urugamba warabibonaga ko muzatsinda reka ni mu bitekerezo byacu abana bacu baragiye ariko ntabwo wamenya ngo uyu yarapfuye undi ni muzima iki kuko nta n'uwagarukaga ngo azatubwira ati yewe birananiye ndigendeye ndiyizeye nako ntabwo nabishobora abana barapfuye abandi bari hehe ntacyo twamenyaga noneho tuvuga ko aba bana bacu banza bazatsinda ntibari bazi aho bajya abenshi bari mu gihugu batazi nibwo nagize rero none se ubwo waririmbye intsinzi kandi ubona bari gupfa bapfira ku rugamba ntabwo twari tubizi nta nubwo babitubwiraga twebwe abasivili abasirikare bagenzi babo nibo babonaga abapfa wenda nabo sinzi ko babonaga bose nk'umunsi Fred Gisa Rwigema apfa wari uri he ntabwo nari mu rugo twari iwacu wari mu rugo ariko ntibabitubwire tukabimenya nyuma ariko twarakomeje gahunda zacu umubyeyi wanjye tujya tuganira akambwira ngo mama we yajyaga ambwira ati u Rwanda ni igihugu cy'amata n'ubuki kubwo akumva koko ari amata ari ahantu hari amata hari n'ahantu hari ubuki ushobora kugenda ukavoma amata ni nacyo cyatumye ajya mu gisirikare ni ukuri kw'Imana aravuga ati ngiye kurwanira iki gihugu ageze mu Rwanda atangira kwibaza se iki gihugu ari amata byari bikomeye murabizi cyane nubwo ngiye narimara ariko icyo gihe nekereza ko nawe byarakubaho cyangwa we wari mukuru wari usanzwe ubizi wumvaga u Rwanda ruzongera rukaba igihugu kimeze ubu ngubu tukivuyemo ari cyiza noneho tubonye uko batwirukanye uko ntabwo bicaga byari bitaraba byinshi byo kwica baradutwikiraga bakaza bagasahura bakagenda noneho natwe bakadukuramo mugende watinda akaba ari bwo wenda banakwica si cyane kwica ariko twari turi mu gihugu cyiza cyari kikiri cyiza kuko n'umwami wacu yarapfuye vuba cyokora ubu ngubu basigaye arambwira ati bya bintu bavugaga by'amata ndabibona ati ibyo bavugaga umuntu arayicara akabibona ureba ugasanga kandi ukicara ukagira umutima mwiza ugasanga uri iwanyu niyo mpamvu nakubwiye ntisinzi icyo baduha icyo bampembye cya mbere ni igihugu bampaye iwacu uzi kutagira iwanyu kuva tugiye tutashye abana tubyaye ntibazi iwabo ntibazi igihugu cyabo baradutuka abanyankore abagande mbese bakakwita ubuzina umva bakubabaje nge ndabizi neza rwose nubwo ndabizi neza ko intsinzi ibyo byose mwabashije kubigeraho indirimbo nicyo gihembo kiruta ibindi byose cyane ariko hazaboneka n'ikindi ikindi gihembo cy'intsinzi kigomba kuboneka ariko iyo tugana ku musozo nubwo nahoze mvuga ngo tugane ku musozo ariko mu myaka niki kintu imyaka ntawumenye maze ntawumenye yasigaje ubona ari iki kintu uvuga uti iki cyo ndagitegereje cy'igihembo se oya si igihembo ikintu cyose ukavuga ati iki cyo ninyigeraho ninyibona
ibintu bizaba bigenze neza, wenda nzapfa, yego oya n'uyu munsi napfa. cyane ukavuga ati hari abakecuru ntibajya babivuga cyangwa abantu bakuru ati nimbona umwana wanjye wenda arongoye cyangwa nimbona ngize iki ngiki ati nishaka nzigendere. ntacyo nzi, we ntacyo ubwo si urwo rugero ndi kuvuga ku bijyanye wenda kumva simvugira ku bana n'abandi n'iki. icyo nifuza ko Imana yampaye iminsi yo gukora kuko nyiri ku isi n'ubuzima ni iki, nibushira ubwo nzaba ngiye nta bindi, nta kindi ntegereje. ari Kamariza na Cecile Kayirebwa ninde umuhanga cyane? Inde Kamariza na Cecile Kayirebwa. Kamariza mu bwoko uko yari ari, yaririmbaga ibye cyane, yaririmbaga ibye mama, n'abandi bakaririmba ibyabo, we yigenderaga muri gitari yego akayishyiramo n'akajwi ke. Kamariza ni umuhanzi w'ibihe byose cyane cyane, kuko impamvu ari umuhanzi w'ibihe byose nuko ijwi ryaho ryagarukiye niho n'indirimbo ze zagarukiye zikaba nziza kugeza n'ubu. yego naho twebwe turaririmba twageraho tugashyiramo ibijwi utamenya. yego indirimbo zawe nawe ko zitoroshye indirimbo zawe, ahubwo ko tutakubonye mu gitaramo kimaze iminsi icyabaye kuwa gatandatu. nagombaga kuza ariko twari twagize ibyago, nari mu majyepfo, twari twagiye guherekeza umuntu wari wapfuye. wagombaga kukizamo kiriya gitaramo? Masamba yarambwiye ati invitation yawe ndayifite nta kundi ndi hanze. Masamba umufata nk'umuntu umeze gute? ni umuntu mwiza cyane uzi kuririmba, umuntu uririmba nka se. yego Cecile Kayirebwa uramugereranya nabo? reka ngo ntavugwa nuko mujya muhura mukaganira cyane. ni umukobwa mwiza buriya, abo bose bakuru turi hamwe turagendana. ni nk'iriya jambo Masamba yakubwiye rikakunyura umutima? Masamba Jesse yarimbwiye ngaho yarimubwira. reka twari hamwe muri mu ndahemuka. yego kuko abo benshi bari mu ndahemuka. uretse abo bagiye, nawe yabanje kuba mu Burayi. yego yabaye i Burayi, yego kandi bavuye ni Burundi. reka twe baragutera nta kibazo, ntabwo nta kibi cyacu nawe bose. hanyuma reka dusoze duhe ubutumwa nk'urubyiruko abifuza kuba abahanzi, ndetse n'urubyiruko duhe ubutumwa uko ubitekereza, yaba ibyo twahindura yaba ibyo twakomeza kugira ngo dutere ikirenge mu cyanya. nimukomerezaho icyo mufite kizi. navuye ngo ntugahitemo ikibi, icyiza gihari. yego ariko kandi ikindi cyiza kiruseho ni ukugendana n'u Rwanda. yego mu bihe bihari, kuko nimwe ubu twebwe twasubiye inyuma, mwebwe muri bato mukwiye kugendana natwe. yego aho ntimuzatezuke gushyigikira uwaruduhaye, kandi yari muto nk'amwe. yego ndagushimiye mama, ndagukunda cyane. nanjye ubwo rero igihe nkubonye bwa mbere, yego nanjye ubu ndagukunda. yego ariko bari mu murongo w'abandi ntarabona, ariko nuko nzi ko abana mwese ndabakunda. nitwa Rutaremara, u Rwanda rutaremara. Imana ibahe umugisha. Inganji Rwanda ije kubatekereza ibyo mu Rwanda bya kera ndetse n'iby'ubu, kugira ngo turusheho kumenya icyo turi cyo. murakoze cyane. yego namwe murakoze Rutarema.